umuga twese musirikare w'umwana n'ubikuriyemo bose bagomba kujya ku ikosi. Haleluya. Kiyo urugamba rwaremye nta ufata imbunda yundi, buri wese agomba gukokingiye kandi amasasu kayabara. Haleluya. Jankunda kubwira abantu nkababwira ngo wowe ba sniper Imana ikubere shooter. Haleluya. Wambaza ngo abaye musirikare ryari nje bimbamo numva kindi mikigeshe ntabwo cyanashiramo kubera iyihe mpamvu buriya hari ibintu bitatu. Ufiteho agace gato ntabwo wayanariza mu ishyikire. Haleluya. Nakuze nsanga afite amateka mabi, je navutse mu muryango ugira ibigwi bibi na bugingo n'ubu ntibarakizwa. Ugusama kwa mama yeye umugabo amuteye inda niba ari yabujigo cyangwa ari yanahimana ndayange bajya kwiraguriza umupfumu arababwira ati umwana ugiye kuvuka ameze nk'icyana cy'intare ntacyo azatinya kandi uyu mwana ntago azicwa n'abarozi, ntago azicwa n'amaboko y'abana b'abantu, urupfu rwe ruzaturuka ku Mana. Ati mutubwire ikimuzanye, ati ikimuzanye aje gusenya ubwami bwo kwa so. Banzingiye mu buzima burindwi ndi inzigo ya mama. Imana imbohora afite imyaka 16 irambwira ngo nawe ugende ubwira abandi neza nakugiriye. Haleluya. Ugusama kwa mama yeye umugabo amuteye inda niba ari yabujigo cyangwa ari yanahimana ndayange bajya kwiraguriza umupfumu arababwira ati umwana ugiye kuvuka ameze nk'icyana cy'intare ntacyo azatinya kandi uyu mwana ntago azicwa n'abarozi, ntago azicwa n'amaboko y'abana b'abantu, urupfu rwe ruzaturuka ku Mana. Ati mutubwire ikimuzanye, ati ikimuzanye aje gusenya ubwami bwo kwa so. Banzingiye mu buzima burindwi ndi inzigo ya mama. Imana imbohora afite imyaka 16 irambwira ngo nawe ugende ubwira abandi neza nakugiriye. Haleluya. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Yakugiriye neza agukura mu rupfu akugarura mu buzima uyu munsi uri guhumeka. Yewe mutima wanjye wishima Uwiteka, ibintu byose ntibibagirwa Imana. Yakugiriye neza agukura mu rupfu akugarura mu buzima uyu munsi uri guhumeka. Yewe mutima wanjye wishima Uwiteka, ibintu byose umuhimbaze. Yakugiriye neza agukura mu rupfu akugarura mu buzima uyu munsi uri guhumeka. Haleluya. 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 Abakiri hano haleluya. Muzamure ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Imana yacu ikwiriye gushimwa. Yakoze iby'imbaraga, yakoze ibirenze ku buzima bwacu. Tayishima yaba ari ikigwari. Kubaje bakererewe nitwa Mukantwari Vestine, ndi umwe mu bagore Imana yagiriye neza, ndi umwe mu bantu babaye abagore ntari byemerewe, ndi umwe mu bantu bitwa mama bitari binkwiriye. Haleluya. Ibi bintu mbanshaka kubivuga gahoro kugira ngo ubyumve neza. Buriya ni wigobeka ahantu Imana ikakubwira ngo mwana wanjye nkubakiye urugo kandi rw'umugisha. Haleluya.
ujye umenya ngo urugo rw'umwaka rwari ruje. Imana nikubwira ngo mwana wanjye zaguha kubyara abahungu n'abakobwa, uzamenye ngo ibintu bizakubaho Imana yavuze, uzamenye ngo no gukuraho byari bibaye. Haleluya. Jambwira abantu ngo kuba umugore ntago ari ibintu bya danje, karaza kunshika nyine mwihangane, ukanya ndababwira inzira zose twaciyemo. Amen. Jambwira abantu ngo kuvuguru imvugo yo mu bipangu hari igihe binjabuka kuko mamaze iminsi mike. Ibintu byo mu rugo ukumva umugabo akubwira ngo sheri, ukitaba karame, ajya amamagara ati sheri niyo bimeze bite wangu, kandi arabyakira kuko yaje Imana yavuze. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo umugambi w'Imana ntuyoba wishakira inzira. Niba ari Imana yavuze hagarara hamwe uyitegereze. Jya nkunda kubwira abakristo cyangwa umuntu wese wizera Imana ko ari Imana ishobora byose, niwumva Imana ikubwiye ngo mwana wanjye nguhaye inzu, ntuzongere gusengera inzu. Hita uyibwira ati ahubwo hazaza harimo n'ibikoresho bishyashya, tangire gusengera intebe zihwanye n'iyo saro kuko inzu ivuye ku Mana iba ari danje. Haleluya. Twebwe nk'abana twakuriye imihanda, uyu mutaramu yatuvanye munsi y'ibirara dutereka kuri uyu mubumbe, tumwumva byadanje kuko no mu kiraro ntago yigeze adusiga. Haleluya. Hahereza Imana icyubahiro. Ndi gushaka guhumuriza ababyeyi bafite abana bumva ngo babaye ibirara. Umugambi w'Imana uramukurikiranye kuko ntabwo umukunda kuruta uko Imana imukunze. Ugira ihumura abo nabazi arimo barakujagaraza kugira ngo utamenye igikurikiraho. Yaguhaye uwo mwana abandi bababuze, ifite n'icyo ishaka kumwigisha kuko muri uyu mwuga twese umusirikare w'umwana n'ubikuriyemo bose bagomba kujya ku ikosi. Haleluya. Kuko iyo urugamba rwaremye ntawe ufata imbunda y'undi, buri wese agomba gukokingiye kandi amasasu ukayabara. Haleluya. Jya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo wowe basinayipa Imana ikubere shuta. Haleluya. Wambaza ngo abaye umusirikare ryari nge bimbamo, numva kindimi kigeshi ntabwo cyanashiramo. Kubera iyihe mpamvu? Buriya hari ibintu bitatu. Haleluya. Ahantu hose dutambuka, ahantu hose uzajya ugenda ukabona abantu bikatisa katisa. Ari abantu baba bahagaze muri pozisiyo ya gisirikare isaha ku isaha yatabara. Umuntu witwa Mayibobo kuko aba yararaye amajoro menshi, azi systeme z'ibisambo n'isaha zo gucomora. Uriya byakazi ukamuhereza igikoresho yakora akazi kose. Undi muntu wa kabiri n'umuntu witwa umumotari. Haleluya. Uri umumotari yatwaye forode na polisi yamuhagarika ntago agira gute, afatiraho. Yego, kubera kaza amanyanga y'abagenzi rero. Uyu munamubwiye ati aka kanya briefing dore nuko yestaye umurimo atakubwira ati ndi afande. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu mwashemo Imana ntago ishaka ngo muze mu bintu byo gufinina byo kujarajara. Haleluya. Imana iguhereza umugisha cyangwa ikaguhereza imbaraga ifite n'icyo uzazimaza. Ubundi iraguhereza umugisha ngo umaze iki? Iraguhereza imbaraga ngo zikoze iki? Wowe ubwawe banza wimenye urinde. Duhagarara ahangaha ku gatuti tukavuga imbaraga z'abatubanjirije, tukavuga imbaraga za Dawidi, kuntu yarwaniye mu ishyamba Imana ikamwigisha ikosi. Haleluya. Nibwigishe nka Marina ariko murafashwa. Unsigaye ndaramutse. Nsigaye ndaramutse imyaka 13 irashize ngiye mu Kantwari, mbyuka ku buryo namena idongo nagira umuntu umbwira ngo ukoze ibiki. Ari yanjye nyine nkabwana uyu munsi ni gahunda no kuryama. Nkaryama nkategeza ko arombwira yuko
nimubyutswe no kurya ndya nk'uwicariye umwobo. Ariyo njya nkora akantu k'akajeste kugira ngo nongere feeling imbaraga zahabaye z'Imana. Haleluya. Amen. Haki ibintu mujya mu bifiringa biraryoha. Haleluya. Amen. Jambabwiriza kuri radio disi bakamamagara ngo bankunze. Abagirana ariko nkawe yumbwira ngo wankunze utanagura naka byuze na bombo yo kugatigura mayinitesi. Ndacyari mu butayu. Imana ikugirire neza basuko nkunze kujya ngo nge nkwatureho umugisha. Ariko nukunda n'umuntu. Haleluya. Ucyo bimwerekanye mukabana n'ibyaje. Si byose. Haleluya. Cyane numbwira ngo urankunda jya ufata senyi sumbwira ati zifate wangu. Aya niyo mbashije ko ibintu byo kuzumbwira ngo urankunda ibyo barabirya se. Ibyo babirya wangu nasize abana bategereje kurya. Kandi aswa mama yagiye kukaza ari kukazi namutari mubizi munabimenye. Jabwira abakozi b'Imana nkababwira ngo mujye mukora kandi munasenge. Zina ry'Imana ryagize guterira Imana iratukwa kubera bamwe muri twebwe. Umuntu wikorera agafuka k'umucanga. Haleluya. Munabyuka yikora agafuka k'umucanga. Ikamyo y'amabuye yakwibenura akajyamo agakora. Sasa zagira akagenda akifatira icupa ryiwe. Tugatezanya na tugashyamo n'ibitenge tukamanuka ishyamba. Iyo tuvuye se hari ikintu dukura yose. Sibyo kukubwira ngo mwana njye nzakugira neza rimwe na rimwe ugize amahirwe akaba ari datuvuze. Ko ari n'umuntu ukurebera mu kiyengera gutya akatakuga ati nkurikije ukuntu ameze. Haleluya. Reka mbivuga ari igihe namugiriraho umugisha. Nidusenga ariko tunakora tureka ibintu byitwa ubunebwe. Iyi Imana ikubwiye ngo mwana wanjye nkorera nzaguhemba. Ibyo werekeje hamwe bakubye sikakubwira ati ndagushaka mu murimo wanjye. Haleluya. Ibifite nuko izabigenza ikadefanda umurimo wayo muri wowe. Niba umunyabiraka akora agahembwa, data niwe mukene se? Murumva Imana ariyo mukene? Mureke ibintu by'ubusongarere wangu. Comoka hanga tureba ahantu wipusanura gatoya urebe ukuntu bikwakwanya kugira ngo uhinuke n'umugisha mu rugo Imana agwa kuko izabikubaza. Jambo ry'Imana avuga ngo utabasha kuyobora urugo rwe ntago yabasha kuyobora mu nzu y'Imana. Mukanuye amajisho gutya umuntu wese atera imibare akavuga ngo biravamo gute. Wabahikize anga harimo abantu twebwe twariye inzara arabanje kudutagangaza aho tubiboneye bidutera inzoka tubanza tugira amanga ati kubera umururumba byo bagwaye byose bakagucapuka bicapiranye ugati ejo sinzongera kubibona. Wagira amahirwe uko nabikuguye amahoro burakeye. Haleluya. Tuza gushira ihungabana none ukora ko nibiro biba bigenda biba byishika tugatimberanga ko Imana iri kumbwira utundi tuntu twiza reka nigabanyirize kabigupangira none umururumba amara gushiruka bituvuga ati nemeye ko ari Imana ageze gute yabimpaye none reka birye neza. Haleluya. Haleluya. Mureke ibi bintu by'Imana tubikore neza neza. Haleluya. Wibeshye Imana ngo yakubujije gukora nurangiza ujye kuri botike wikopesha ibintu uzi kutazishyura uri kwica ivuga butumwa muri wowe. Niba uri umunyamasengesho tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Niba uri umunyamasengesho nyakuri senga kandi ugire kwizera. Nubona izuba rirenze utarivuga ati nubwo rirenze ntariye mu gitondo ndi burye. Haleluya. Ndaje babwira urugendo nagendanye n'Imana aka kanya nkaba ntari kubyicuza ariko ikosi ry'Imana danje rirotsa. Kosi ry'Imana rirotsa tabireba ukuguku ukabona nateze gutya mama we ahashize twambaraga ibizibaho. Wambaraga ikintu cy'igipira cy'umugabo w'ibiro nk'ijana yashizemo agatuza n'inda nta mboba yambara imyenda iyikwira yajya gusyaga gute se yatera uruhombo gute se? Uruhombo se muraruzi? Reka utaramenya uruhombo. Nitwa Mukantwari Vestine
mvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, hariya mu mujyi wa Ruvumera. Haleluya. Nakuze amateka yanjye ambwira yuko mama wanjye bamurambagirije muri gereza, niho fiyansaye ya mama yabereye. Ntabwo nari nzi ko muri gereza no habamo ibintu bya joteni. Ijambo ry'Imana yavuga ngo umupfapfa nubwo wamusekuza umuhini ntanoga. Nakuze amateka ambwira ko mama wanjye yari umupushayi. Abapushayi murababona, murabazi se? Kandi na hano ndeba barimo. Abapushayi n'abantu bacuruza itabi ryitwa urumogi. Harimo n'abakirimo, sibyo rata? Ago yakwikiriza. Mama yari umurembetsi, yengaga akanyanga kanayicuruza, avuka i Nyanza ya Butare. Ayo niyo mateka yonyine nzi ko ari uw'i Nyanza, ariko kugeza na n'iyi saha ndabura umwaka umwe ngo ngire imyaka 40. Ntabwo nari namenye iwabo wa mama, ni ukubumvisha amakuru gutyo. Ntabwo ambaza mama wa mama cyangwa papa wa papa, yancomotse atarama amakuru yose. Jenoside yabaye ifite imyaka 10, ariko inda yanjye yagiriweho impaka ntaravuka. Haleluya. Ngiye kubabwira gato ko imbaraga z'Imana, ko mbivuze bundi nge nahagarara iminsi 3 nticara mvuga, ndavuga sinjya nduha. Nabonye imirimo y'Imana. Haleluya. Nabonye neza y'Imana. Ayo mwigira yose ndagira ngo mbabwire ko Imana iriho. Haleluya. Nubwo waba uri umuhanga gute, niyo nyir'ubwenge no kumenya ufiteho agace gato, ntabwo wayanariza ngo uyishyikire. Haleluya. Nakuze nsanga afite amateka mabi. Jye navutse mu muryango ugira ibigwi bibi, na bugingo n'ubu ntibarakizwa. Nkorabwira Imana nkayibwira ngo Mana, nzakugirireho umugisha, nzabona umunyago umuryango mvuka. Nubwo wasinzira ugahondobera, mwumvishije umuvandimwe avuga ngo bamutunguje 600,000 ugira ngo ni ibintu byoroshye. Uri ishimwe ry'umunyonzi ubundi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Aho mutara twarira umugenzi senyise umugenzi bakamwishyura igiceri cy'ijana yananyonze. Imana yacu iratabara. Imana yacu ni umubyeyi. Haleluya. Nshaka kukwibutsa imbaraga z'Imana mu minota mike yafite ubundi nkicara. Tubanze dusome ijambo ry'Imana, Igitabo cy'Umubwiriza ibice 3, murongo wa mbere kugeza ku murongo w'9. Igitabo cy'Umubwiriza ibice 3 murongo wa mbere kugeza ku murongo w'9. Mutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Ni page ya 649. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. N'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo igihe cyo gutabura
igihe cyo gutanga oyesha, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Buriya hari icyo bimumarira? Ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu wakora uri mu gihe cyo kwanga ngo ukundwe. Nubwo wakwikebagura kandi ajya ngo mbabwire ngo abantu bangwa ntago ari babandi batifite, ntago ari babandi bantaho nikora, hoye bafite buri kimwe ariko icyangiro kikababaho. Kabifite ibyo kurya, ufite amafaranga ariko ugashaka n'abayarya ukababura, kandi ubwo muzi yuko abantu bakize bose bishimye. Ukaba ufite ibyo byose ariko mu muryango uvuka muri ruvumwa, kicara ukumva ikintu kigutikuye mu mbavu, wabwikoza hirya ati ni ihembe bakoherereje, ko wakize ubaye iki? Ubwo umuntu waryohereje aragukunze, taranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Hariho igihe cyo gupfa, ariko mbere y'uko upfa ugomba kubanza kugira gute? Kuvuka. Kandi ibyo byombi ni abaturanyi. Haleluya. Intego y'ijambo mbazaniye ni ukuba mu gihe cyawe ukarindira Imana yategekeye igihe cyawe. Haleluya. Ni ukuba mu gihe cyawe, cyangwa guhagarara mu gihe cyawe ugategereza Imana iyoboye ibihe ikagutereka mu gihe, kwihanganira mu gihe. Amen. Iki gihe niba hariho igihe cyo kuvuka, habaho n'igihe cyo gupfa. Ntabwo hazapfa babandi bashaje n'impinja zipfa zitaranabumbura ijisho. Iyi Mana niyo kugira gute? Kubahwa. Igihe cyose ni Imana igitegekeye igihe, kandi ntabwo Imana igira amakosa. Iki gihe ngo hariho igihe cyo kuvuka, igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura. Umenya ngo uyu munsi niba wishimye, gerageza urebe abantu mwenjoyinga ibi byishimo. Yego, haleluya. Abantu turi kumwe mugire gutya. Niba uri mu gihe cy'amahoro aka kanya, shaka abantu muri bubane muri aya mahoro, baba bagukunda cyangwa batagukunda, kuko mu gihe cy'intambara uzabakenera. Aka kantu reka nkavugeho neza nitonze, nkurikije uko umwuka w'Imana ari kunyongorera. Ntago abantu muzabana bose ari itegeko ngo bose baba ari inshuti zawe. Ndagira ngo nkubwire ngo mu buzima bwawe abanzi nibo bazaba benshi, bitewe n'amashuri uzigira mu gihe. Ugomba kugira abaprofeseri batandukanye, kandi mwarimu akwigisha uko ashaka. Hari abaprofeseri bakwiriye kuza mu kirori cyawe bakareba ukuntu wiryagaguraga, bakareba ukuntu wari wambaye n'uburyo wavugaga. Abo ngabo iyo babivanye aho ngaho, iyo barenze irembo, inkuru babonye aho kuko byabakoze ku mutima kakabarya, ntabwo bari bubivuge ko ari byiza, bavuga yuko ari gaspillage, ari umurengwe. Ariko ukwiriye kubana nabo, kuko abavuga yuko ari umurengwe ufite, nibo bazanavuga imirimo y'Imana yavuye mu nyungu zo kugira neza kuri bo. Haleluya. Ahaga Imana yarabwiye ngo njye mbabwira ngo
bakristo banyamasengesho, bagenzi bari mu rugendo rw'Isiyoni, nta burenganzira na bumwe mufite bwo gusengera abanzi banyu ngo bapfe. Mugomba kubasengera bakabaho ndetse bakarama, kandi uko nguko bakomeza kurama ni nako bakomeza kugira gute kukubabaza, kuko niba bazakugeza ku rugero Imana ishaka kugeraho badahari uzashyika ryari? Haleluya. Bantu bari mu ntambara, haleluya, intambara zizashira. Ndagira ngo mbabwire ngo umusirikare mwiza yambara iraka kubera yuko yarikoreye urugamba rutariho n'amapeti ntiyabaho. Ibintu mvuze birumvikanye bone? Haleluya. Ko mutinya intambara, kandi intambara arizo ziduhesha agaciro. Imana tugirire neza. Mukantwari Vestine wahagaze imbere, mama wanjye yagiye gushaka asize umugabo uzamurongora muri gereza. Umuhungu abajije umukobwa ati kuri aha ngaha, umukobwa ati mpari nk'uko uhari. Ati wazize ikizi? Ndi umunyabyaha nkawe. Mama bambwiye ko ari umukobwa mwiza, haleluya, kandi bambwiye ko mama twasaga, haleluya. Sindi mwiza arata, hari ikintu wacindara. Niba utabizi ko ndi mwiza, genda bizi, kubera yuko iyi sura kunyireba kakanya itandukanye niyo nari ifite 2007, iyo nari ifite 2010, iyo nari ifite muri 1996 na 7. Isura mfite akakanya biratandukanye. Sura nari ifite nambara ikizibaho tandukanye n'aka kanya nambaye bubu. Nateze, sinateze neza se. Haleluya. Nkunda kubwiriza ntambaye rinete kugira ngo mutagira ngo ndabatinya, mfite isoni. Nta marine burya zipfa ku mwara, ibijya bibaho. Hano se bagomba kwacakaza. Unicaye ahangaha namaze kumenya inguni z'uru rusengero, hari utuntu twishi nabonye n'iyi parafo nayibonye, ndavuga ngo Mana nanjye umunsi nabaye mu kiraka agaparafo nzagakoresha. Sawa, reka murasobanutse. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kugukangura mu bitekerezo ukamenya urugamba uhagaze, ukamenya igihe uhagazemo, kugira ngo uwakwangarije uru rugamba uri kurwana, haleluya, atazakugaya. Ntugambanire umwami wawe bitewe n'intambara uhagazemo cyangwa n'igihe uhagazemo. Ndagira ngo mubwire ngo igihe uhagazemo aka kanya nicyo kizaguhesha uburenganzira bwo kuvuga hazaza, kandi ibyo urimo gucamo aka kanya nibyo uzafashisha bariya uzansanga mwa kiriya gihe, kuko bameze nk'uko bazaba bameze nk'uko umeze aka kanya. Nudahagarara neza uzababwira iki? Inyungu Imana ifite mu kukurinda ngo udahitanwa n'ibyo byose bikushakisha ni ukugira ngo uzayikorere mu gihe cyawe. Haleluya. Kandi nujya ujya guhaguruka ujye ubanza umenye niba uhagurutse mu gihe cyawe. Iyo uhagurutse mu gihe kitari icyawe urabyigana. Kakana nakabonye mu bukwe. Haleluya. Ibintu ngiye kwabwa njye nkunda kwitangaho urugero kuko ni ibyanjye n'ibyo byabayeho. Bana hari ukuntu abana bo mu muhanda, buri abana bo mu muhanda inshuro nyinshi nta na discipline bagira. Niyo akoroheye akakwereka akakubashya bagira ngo agucakaze. Barimo kukureba intambuko ngo abanza asuzume imifuka yawe uko iteye n'ibinabyibyo harimo akantu. Ujya kumva baraje ati Meri biteze Meri, fasha kureba simbona se, nta n'akajana se. Aba ntago ari wakwereka yuko ashonje kuko arabizi ko ntazo wamugirira. Aba ari kugutera imibare ngo arebe niba hari poro yaguturitse. Siko mwari ko murimo murasinzira, ibintu mvuga birasinziriza.
sinzi umugabo mbonye urimo gusinzira akanasama hoya nyamuneka nimukemere ko abadayimoni babotsa. Iyo turi mu materaniro namenye ko abana b'Imana iyo bateranye n'abana ba Satani ngo baza kugira gute. Kandi umuntu usinzira mu materaniro ujye umenya ngo ni umuzigo wagucometse ibere umurimo konka ukonka amabere y'abazimu. Naho umuvana ibintu by'ibitotsi ubwo se umwuka wera aragufata gutumeze gutyo. Sizi n'isaha zo kuryamara mfite ingorane njye mpita mbivuga. Haleluya. Uyu muryango mama yashatsemo yari umuryango ugira izindi mana, bagira ibigirwamana. Hahandi baguterereza inkuba izi saha akacuka kizenguruka nk'akagiye kubyara imvura, iyi nkuba ikakwana mu bantu nka senkani ikaba ariwe witoranyamo. Niba abantu haleluya genda umuntu mwiza ariko ntaribi tugira umuntu twangana bashaka kubabwiza ukuri kamenya icyakuzanye niba ufite ibitotsi bagombaga kuguma mu rugo cyane akubwira ko naho uri none nabone yari ni imiserero nabica muri piriave zimaze kuba nk'esheshatu nkabuzana muri bucomokere ngo muhunge randi rodi wageze imbere y'Imana niyo yakagutabaye urimo urahungiza uzani mu ngangisi taka bwira Imana ngo Mana kabaye ntabara kabaye nimvana tahahe aho nasinzira urasamye nakazi kabazimu barakumena amaso uratahana umutwe. Kandi ikindi bakubaza ngo bigishe ngo nari nafashijwe wafashijwe n'iki se ngo hari ibihe byiza mwimera kabazimu bagira gute batisha mu mugabane wawe. Amen. Mama wanje amaze gukundwa n'umuhungu wamushatse ariwe nita data namenye ko ndi ikinyenda afite imyaka 16 mitambayo kwa n'ubundi imyaka twari twarabanyemo yose ntabwo bari barigeze bananyereka urukundo sabagira nikabaye ubwo nabimenye nese nagiye kubura n'imitungo yiwacu kandi ninjye muzungura wa mbere mwitonde muransubiza imitungo yiwacu mwagushe kumbe cye ntabwo narinzi uko byaje kugenda. Banyakira ndi nk'inzigo ya mama mu muryango cyo bagombaga gukorera mama byose n'igihe babikoreye. Mama wanyu umuhungu aramubwira ati ko nagukunze wakwemera tugakina diru ni muzizi akazi kose dupange. Haleluya. Rwose munyihanganire nikazajya kazamo ko mu rugo nyine nzajya nkavuga ariko ibyishi ni iby'imihanda ko niho twatinze n'isi yadukubitiye we nuko tuzagenda tuza bizajya bigenda biducomokamo natwe dushiduke twabuze nk'aba mama ariko mujye bitaraza mwihangane. Iyo umuntu avugisha twayegeranye bavuga nk'akana keza nyine ko banumva none amagambo ari kumbaza ari make ariko nk'ibingi umuntu aba arimo kuvuga abwiriza iyo ugiye kuvuga mu rurimi rutari urwawe birakuvuna siko mubizi se zumva ivugana n'umuntu utumva ururimi rwe bikurya mu muhogo kukuba wamanjiriwe cyangwa kuririmba indirimbo utazi abandi barafashwa ukajya wumva imitsi yaregutse. Mungara mubwira ati rero reka dupange kubera yuko akazi bagufungiye icyaha wafungiye nanjye niko kazi kanjye duhuje amaboko twakora gashya. Amwe ati birashoboka ko njye hari ukuntu nakora imibare hatanga ruswa ugasohoka. Mbere ya jenoside byaremeraga. Haleluya. Byari byoroshye. Kindi muri gereza icyo gihe papa wanjye niwe wari kibamba mu bapushayi bari bafashe kibamba hari hasigaye utwana ku gasima. Aramubwira ati ndi kubona ibyo ari byo byose urasobanutse ntabwo ujagaraye mu mutwe turamutse duhuje imbaraga twakora ikintu gikomeye.
mama byumvishije ubwo urumva mama ko yari umukobwa ubwo nyina yaravugaga niba arakimufite ako mujye munsubiza wangu. Buriya hari umuntu wavugaga mu rugo wari kumubaza ngo utashye sangahe, wari kumubaza se kuvuye nkandese akubwira ati va mu maso n'aya magambo yose muza shiriso. Mama wanjye akubise imibare ariko ubwo mu mibare yose mama yakoraga rata n'Imana ashakaga umugambi w'Imana wo mukantwara azacomokera za muri iyi si byose. Haleluya. Ndagira ngo mubwire ngo intambara zose urwana n'amasura byaba bifite n'amaso byaba bikanuye harimo umugambi w'Imana. Oroha nikubwira ngo amabuno hasi yecaza sunarambye, nikubwira ngo ryamisha imoso nk'umugore uri mu rwererero, yabakubwiye ngo ryamisha imoso ibise biri kukurya, uyiryamisha hasi bikemerara. Abantu mwageze hari hantu uyikoza hasi kati ukumva n'inkiyiho tuvana yawe ukabwira muganga atabwo ngwino ndebere buri ugitaka kibona n'umutravayer ukatumubona mo dogiteri indi bitarakurya. Ndashaka kubabwira umugambi w'Imana n'igihe cy'Imana kigereranwa n'umugore uri kunda atarashyirwa mu tobari ngataragira ku igenda genda yigeze yamfata ku mwana w'imfura indiranje. Nibwo bwa mbere byari bimbayeho, buhamya bwanjye ni burebure ariko hari ibintu byambaho nge biranantungura kuko umwana munda ni ubu nibwo namenye ko ari igise kuko mbyaye gatanu maze gusobanukirwa inzoka n'igise si byose. Ariko ku mwana wa mbere numvaga ari nk'ikintu cy'igikoko kiri kunduma kandi umugabo wanjye yari yagiye mu kazi kuva twabana twakora ubukwe nibwo bwa mbere yari abonye akazi nijye wamuhanuriye. Imana irambwiye ngo bwira umugabo ngo umuceri babatwikuruje utarashira mu nzu nta kazi kandi nge twabanye mu cyumweru kimwe nshobora kuba ari we yahise nantereramo n'inda ntabwo twe byatinze ko n'umunsi nabyereho baje gupima ko nabyaye umwana urengeje igihe cyangwa uri imbere gato bazana n'igisuperi cy'ibiryo bazanye bageze basanga igihe nashakiye n'igihe byari hararengaho umunsi umwe. Ababwira niko musanze ndengana si ibiryo mwanzaniye biri he, bararebana barabibura. Iyo uri mu gihe ubyara imfura y'umuhungu inzara ikakwica iminsi 3 n'abaje kugemura mugasanga urwaye peritasiyo umunyu bawuhagaritse ukajya ureba ukuntu babirya. Uzi kubyara bakubaza bakakubwira ngo gaze niza baguha ibyo kurya bakaguhereza mukaru ugafatiraho mukari kawa mukaru nayo ikaza gushira. Igihe Imana ibyemera ikakiguhagarika ukabyara umugabo akajya guhiga ingema akayiteka akanigemurira akaza akayirira imbere y'igitanda. Tuvuga ngo uri perezida wa korali ntushake uri dirijante byose birabareba jya kurongora sara wabigutuma yigeze bakubwira ngo genda ushake se aragutegetse gutera hangana n'umuzigo wawe kuko ikosa uri gukora niryo rizakwinjiza ku rugamba kandi urugamba rukuzanira amaranga. Reka ibintu by'indurwa ntibagusuye baramaze wose usura abangaha ahubwo si basuye ujyana iki. Mani babarira abantu bajya gusura abantu b'Imana bagiye gutara amakuru Imana igiye abima. Iwanjye muri salo harimo na firigo, iyo uje ugakubita amaso intebe na firigo ntiwafungura haba harimo ubusa cyangwa harimo ikintu bane yicare hariya nk'umwami kazugana Imana ndagushimye ko naka karimo kandi intebe z'iwanjye abahabyigana kwa kundi muba mushaka gucekinga utuntu twose intebe itikugonga ameza akakugonga ukicara hamwe ntunyeganyege. Mana twicira iperereza. Haleluya. Barakora bene data bantu mudukurikira mujya mwiyanda ya nasaro yanyu horikeye Mana nikabatwikire ngo mwitwikurure. Igihe uhagazemo ntago ari ngombwa ngo witeze abantu. Shaka umwenda ukeye umese, shaka ipasi uramubara uko ntabwo ajya apfa kubura ipasi. Pasi ukubite mu mukunju. Buriya niyo inzara yakwishe byatari hoteli irahinduka ukumva urazamura indurwe yo mu gifu
kanahumeka umwuka unuka nk'umuntu utabrosa kubera inzara. Ushaka orubiti kuri giceri cy'ijana yihekenye n'uhumeka bajye bumva kuka ka orubiti bavuge ngo buri inyuma hari ibindi. Yesu waguteretse mu gihazi cyari bukora izuba ritararenga. Haleluya. Yesu yabashyize ku rugamba arangije abirata ku bazimu n'abadayimoni na se Satani. Aravuga ngo itegereza abana banje nkuko yatanze Yobu yazizagatsi. Haleluya. Imana iri kukwirata hagati y'abazimu aragize ukayitenguha. Ineza y'Imana. Haleluya. Ineza y'Imana izuzuzwa no kwihangana. Haleluya. Hari intwari eshanu ndibabwire ukwiriye kwitwaza kugira ngo ubane n'Imana utayivuze wagene iki gihe wakiremye akagitegekera n'igihe. Iyo uri mu gihe cyo gukundwa, telefone zose ziguhamagaye zikumvira neza, undi mu gihe cyo gukundwa. Haleluya. Wamere Imana icyoro nakubwira impamvu ibi bintu mbivuze. Ahahise hanjye ahantu hose nacaga batavuga kati dore ni wa muzukuru wo kwa runaka. N'abantu bazwi kuva mu isibo, mu mudugudu no mu kagari no mu murenge, ku buryo ushobora guhagarara mu mujyi wa Muhanga ukavuga ati ndi umwuzukuru wo kwa runaka, bakaguhinza akavuga ati cyangwa tukaba dusigaye amahoro. Yesu murumva nta kintu yakoze. Haleluya. Reka nsubire inyuma gato. Igihe ugomba kubana nacyo ucungana na nyiribihe, kandi kugira ngo iki gihe Imana nikizamo uzamenye ko ari Imana yaje bitandukanye n'urusaku rw'abazimu. Haleluya. Iki gihe ntabwo cyoroha. Ntuzumve ngo igihe cyoroha ngo ni igihe ngo cy'ubukire. Nabo bagira imibare myinshi, stroke zikabapanura umutwe, imitsi y'ubwonko igacika. Cyo ntabwo ari igihe, cyo si igihe wa gatunga ibifaranga byinshi ukarara udasinziriye, gacirira imbwa bakanayigisha guhiga, mu gitondo ukumva ntibihagije, ugashaka umuzamu ukumva nawe ntahagije, ugashyiraho na kamera. Niwe utagowe n'igihe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Uwiteka atari ubereye maso umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Imana ishaka ngo tuyizere. Amen. Iyaguhaye ibintu, haleluya, yashyizemo n'uburinzi, kuko yabitegetse igihe ibi bintu uzabimarana. Kandi Imana ntago isobwa, isaha yayo ntigiva ku gihe. Haleluya. Igupangira igihe cy'umubabaro, ikagupangiramo n'igihe cy'ibyishimo, ikagupangira n'igihe cyo kwambara ubusa, igaterekamo n'igihe uzambariramo, igutereka mu gihe cyo kwangwa, ikaterekamo n'igihe cyo kuzakundwa, kugira ngo uzagere no ku gihe cyawe cyo kuva muri ubu buzima yagutegekeye. Haleluya. Nta deni kugiyemo. Murumva ibyo mukora mutarushywa n'ubusesi, ibyo mwakora byose hatarimo kwizera iyi Imana yaduhamagaye, uzataganga. Hari indirimbo tujya turirimba ivuga ngo turabasiri, umfashe ushyiremo n'ingoma na sembaro yiterekemo. Nicyo gitero turagisubiramo gatatu, ntagire umuntu yakuri refure, ninjye dirijante, muze mwumve iyi ndirimbo. Kiramo sembare, mukiremo uwo murya, mbese nk'umusirikare tu, yego nk'umusirikare. Twagiye. Turabasirikare benshi bogejwe mu maraso,
ndagira ngo mbabwire ibintu byose bikorerwa mu gihe. Haleluya. Kandi igisirikare cyose kigira discipline. Muri kubona Yesu ari we njiji ku buryo ibintu byose bigenda muri poto mu bintu by'ibivunge by'akajagari by'akajagararo by'akamenyero, ibintu mwatiriwe mukabica amazi mukabikwedura mukabicishara mukabigarura ahangaha. Iya fanda avuze ngo kosi moja. Haleluya. Kosi moja nta burandaga. Hari discipline igenga igisirikare cya Yesu. Nk'uko n'ikisi kigira discipline yacyo. Haleluya. Mwari mwabona hari umusirikare warambitse imbunda hasi bitewe nuko yahagaze amasaha menshi ngayirambika hasi abanza aruhuka urutugu. Cyo ni cyambere. Mwari mwabona hari umusirikare wicaye kuri twa dutebe tw'abagenzi ngarimo gutira wireless aho ngaho harimo abanza chatting imbunda yakira ku rubaho cyangwa irambike ku bibero. Mwari mwamubona? Haleluya. Mwari mwambona umusirikare ugenda atamira ubunyobwa mu muhanda? Ntibasonza se? Byibuze se akantu kiyubashye. Mwari mwabona hari umusirikare unywesha amazi akagacupa kanire? Mwari mwamubonera? Abonye naho yanywera. Aha yanywera se ho mbase murahazi? Mwari mwabona kwa kundi bamwafashe utugurupe harimo na twa dutwenge twagakungu nanga kubi. Kumwe muhura mwese mbese inkuru mwazikusanyije izo kuri YouTube izo kuri WhatsApp n'inkuru z'abagenzi banyu ukuntu bakubirijwe n'uwagerageje ngo kumugaburira iryo joro n'uwamukuburiye n'uwamukomanyije kugira ngo yishyuze inzu mugahura none kwa komwe bwo munsi muri cya gihe cyitwa guseka mutazi ko igihe cyo guseka kivuye atahajya mu marira ugatinzwa n'ibyo ukajya ku haragatwenge nanga kandi uko kazira mu gihe kajya kumva ko kariya kana ndagira ngo mubwire ngo iyo bagasetse nubwo yaba atari we basetse ukabacaho uhita uvuga ati niki tangira kujabirira ukireba sinambaye nabi nitashije mfite igonera mbese utabarwa no kutabyuza nk'intambwe ijana aho hantu harenze. Uzazuze gusenga muri bene so mu magurupe cyangwa mu makorari cyangwa ahantu hose utuntu tw'utugurupe tuba turi ubasuhuze bose. Hari ugusuhuza ari kuri telefone, icyo ni igihe hari ujya guhobera akaguhereza umukono, hari n'umugera ahangaha wajya kumajya akitaba telefone nta n'umuhamagaye. Noneho icyo gihe urangiza kubikora wowe wumva nta mwanya wawe uri mwaho ngaho. Icyo nicyo gihe cyawe uhagazemo. Iyo bageze hirya kumva bavuze ngo tugamukumva bahanye high five twadushyi twaburye ahantu ururagwa ariko nawe hihanganire. Yesu kurebera utabasha kureba niwe ugufitiye igihe cyawe. Haleluya. Kandi mu gihe cyawe uzavuga byumvikane. Umuhungu yandikira umukobwa urupapuro aramubwira ati rero ihute nugera mu kivoka urebe umuhungu bita Rukara. Buriya ba Rukara bose ntago ariko ari ba Rukara. Ego igitandukanya ba Rukara n'izina ry'agasima. Genda umubwire ngo Ndugu arambwiye. Ndugu ni izina ry'akazi. Arambwiye ngo mpereza imfunguzo zo mu rugo rwe kandi ujyane naho zifungura. Mama yagiye gushaka gutyo asize umuhungu muri gereza. Umuhungu aravuga ati nugera hanze nawe uzabure uko bihagaze
zakoresha uko bishoboye nanjye aha hantu nsize uhankure. Abapagani barizerana kuruta ko abo mu nzu y'Imana mu bana. Pagani mukina diru neza, bizireza ko yinywera icupa, kaba mukubita sekimiriza akakubwira ati kandi akaza ari no mu bizunga, kakubwira ati mukanya hano ndaba ndashimari, hano ndaba nyiropoye ntiza bitanu nirwana mukanya ndaje, kandi ko kakaza atazi umunsi akaza ejo, ariko akakanya byarahindutse. Abari ab'imbere bagiye kuba ab'inyuma, abari ab'inyuma bagiye kuza imbere. Ijambo rikavuga ngo muzaterwa bwoba no kubona abo mwumvaga ko aribo batashye ubwami bw'ijoro aribo basigaye, abo mwabonaga badakuri ubwami bw'Imana aribo babutashye. Ikindi ijambo ry'Imana rikababuza kwicara ku ntebe y'imanza. Akantu ngiye kubabwira mwese mugahurizeho mwumve mutekereze ko mwagiye kwitabaro kenshi. Mwigeze mureba bamwe bavuga amagambo nyine yo gusezera ku wacu wagiye. Mwari mwumva icyagiye barimo baravuga ubuhamya bw'umuntu guhera mu rusengero kwa kundi baba bashyize serikeya ahangaha n'amabuja ahangaha n'indabyo mutampaye ari nzima ndi muzima ntimuzazimpe napfuye. Muperereze igihe nanjye nkorera bidi anniversaire jya muzanira ibyo bibuke nkireba ndebe n'amasura mubizananye namwaje mwishimye cyangwa harimo akangonono. Sanga bategwe n'ibitambaro by'umweru nyamara kiriho yambaraga imyenda ishaje, mubitse imyenda nk'igihumbi mu nzu garderobe zuzuye. Abakozi banyu bo mu rugo byamara gutora Afrika mukabivanamo bakongera bakabimesa bakabitera ipasi mukashyiramo imbuma mugakira hariya. Bakaza gusezera, ukaza gusezera umuntu utigeze ugabura, kandi iyo uhaba wari gutabara akarwara akaremba kugeza ku munsi ku mwuka we wa nyuma, ariko ukaba ari wowe wa mbere uza ngo twari tuzanye kuba uziranye nayo se bimaze iki? Urumva biri mu marike ako kanya. Haleluya, amen. Jambo ry'Imana, haleluya, amen. Tumwe bw'isiko bwanditswe na Yohana. Hari amakosa nakoze ko numva hirya muri kuvuga nakosheje. Haleluya, haleluya. Tumwe bw'isiko bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo wa 21 musiko ntavuga. Ufite amategeko yanjye mu mutima bakayitondera uwo ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Hasome wumve. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi mwirirwa muvuga ngo Mana ngo turagukunda. Imana yaradukunze itanga Yesu. 14:21 hasome wumve. Ufite amategeko yanjye mu mutima wakayitondera uwo nguwo ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Haleluya. Ushobora kubwira guti kukunda Imana wanga umugabo wawe, kandi mu mugabo wawe niho ubonamo Imana. Uwa mbere baciye ntabwo mwamwumvishije kugeza naho bagurisha amatera ntiyahukana akagumaho. Haleluya, amen. Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo uzakunda Imana utabona wananiwe kwihanganira umugabo wagushatse ngo ntaha nyese ko byanze wamurusi. Ijambo ryadukwiye kurisengera mu ufite ayo mategeko. Ufite aya mategeko ni Imana ishaka. Ibihaho byakugeza hose umenya ngo ntabwo Imana izakwigisha itagucishije ku ikosa. Ntabwo Imana ishaka abasivile mu by'uru rugendo, shaka abantu b'abakomando bamudahushwa. Igihe kirimo kirakwigisha iki? Aho muri kwambarira ubusa umugabo kugira ngo aguhereze inota ya 2. Inota 2 nuyigeza mu rugo inzu yawe uyishyura 60,000. 2,000 mu bana ufite byuzuye urabihahisha ibiryo ushaka. Kwabonye ngo kubwira ngo uroroshye uri umunekese, uri voka yenda kubora se.
urunyanya rwatukuye ngureba neza, wareba neza kurusha inka? Urumva ufite amaso meza kuruta y'inka? Ayinyana yo mu ruhongore bashyira ku yayo tukanywa amata, zareba uzajya profi urebe ukuntu bazigenza. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo ni ibihendo by'umwanzi kugira ngo agutobere ubu umugambanyi mwitimu urimo kubarizwamo. Kandi umenye ngo ku izina ry'Imana ritukwa ku bwawe niko nawe urimo kwigabanyiriza iminsi yo kurama, ndetse uri kwigwiriza imibabaro mu buzima bwawe n'urugendo rwawe. Haleluya. Mana nibaha umugisha. Ibintu twabifatira igihe. Mukantwari mvuka ku bagabo babiri na ntazi n'umwe, bitewe n'akazi mama yakoraga. Yagiye kurangura, abagore baramugambanira bashyiramo urumogi kugira ngo basigarane isoko. Umugabo nawe yamubwiye ati iki gishoro nicyo cyanyuma, nugihombya nzakwica. Muhamata kugira ngo ngwe mu maboko y'umugabo ngwe mu maboko yawe. Ati gire nkaho ndi mushiki wawe, icyo nshaka icyo nsaba cyose ndakiguha. Aryamana na Rujigo basoresha ba mbere. Ageze mu rugo asanga umugabo nawe baramufunze. Atuma ko bamuherekeje ati mumbwire musaza wanjye ati ko yasanze umugabo bamufunze, ubutumwa muhaya zawuhande. Rujiga ati mumumbwirire niba impano yanzaniye ko yari nziza, niba zongera kuyimpa nzongera ndamumuha mu masaha 28. Mama ati nzayiguha. Umugabo afungu wabonye baroni umama yishe inyone ebyiri n'ibuye rimwe, nawe amwitura kongera kuryamana nawe. Mu gusama kwa mama ye umugabo amuteye inda, niba ari ya Rujigo cyangwa ari ya Nahimana. Ndayange bajya kwiraguriza umupfumu, arababwira ati uyu mwana ugiye kuvuka ameze nk'icyana cy'intare, ntacyo azatinya, kandi uyu mwana ntago azicwa n'abarozi, ntago azicwa n'amaboko y'abana b'abantu, urupfu rwe ruzaturuka ku Mana. Ati mutubwire ikimuzanye. Ati ikimuzanye aje gusenya ubwami bwo kwa so. Banzingiye mu buzima burindwi ndi inzigo ya mama. Imana imbohora afite imyaka 16, irambwira ngo nawe ugende ubwira abandi neza nakugiriye. Haleluya. Uko niko Mukantwari navutse. Mpagaze uku ntago nzi data ubyara wa nyawe, n'umuryango nari nzi waranyihakanye, ariko ndashima Imana ko uyu munsi ndi umugore. Kandi nge narambagijwe neza kumugaragara izuba riva. Nubwo umugabo wanjye yandambagije njabiriye, akampanagura ingonera inshuro 3 duhure mu muhanda mvuye gukamisha, akankunda mfite imyate n'ibimeme. Nkajya mu rukiko inkweto zitwaye mu ntoki, ampamagaye ambwiye ati ni kanzu nayikoresheje. Naherukaga mu rukiko ngiye kuburana imitungo y'iwacu, ntabwo nari nzi urukiko rwa civil uko rumera kuko nari nararutahiye. Ngenda n'ibirenge kugira ngo n'inkweto zitantiza mu nzira nitabye umugabo. Mugezi iruhande bw'imisatsi se yarasokoje ko nari umukozi wo mu rugo, kandi ahantu nabaga bari baranze kumpemba ngo ndi umwana mu rugo. Ngenda n'imisatsi ishagara nari ndi gukuba amasafuriya mbitaho ngaho. Bosi na mabuje nibo babyiyanure, natashye mvuye mu rukiko nkomereza aho narigereje. Nkweto zitwara mu ntoki ngo zitandura. Ngeze mu gipangu umutipe ataha nsanga abantu buzuye biteguye umugeni ngo tujye mu rukiko. Bambonye bavuza induru ati kwa Jinara Yesu. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana nticirwa inzira. Haleluya. Icyo yavuze ku buzima bwawe kizaba. Ihanganire mugisha. Avana modoka mambiri twe waratumereza fatuku akajyana muri salon de coiffure. Baranyogosha aravuga ati mukuru agasatsi gake kwa Jean Pierre Kiruhura naho byabereye. Mukarandiro nawe afata agakata k'amavuta asiga mu mutwe, ndavuga nibyo byose ntago ari ibyica. Kanzu yanjye barayidodesha barayinyambika, ari kanzu nziza ifite na cya kintu gisigara inyuma ngo nabacometsemo n'ikira. Nta mugeni uba mubi. Igihe cyawe nikigera bizakubera. Reka
aka kanya kandi bari kugutesha agaciro, ni nabo bazagufasha kuvuga ngo ni Imana ibikoze. Somye mu Byahishuwe 3 ku murongo wa 7. Haleluya. Muyobozi wanjye ndetse nkasoma 3 asoreza se ariribize. Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku murongo w'10. Mwumva ukuntu havuga: wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ugira gute, kandi ukinga ntihagire. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, irabizi ko muri abanyambaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu gihugu, mu bihugu byose kugeragezamo mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ihanganire mu gihe. Ni Imana ishyira urugi rukinguye imbere y'umwana wayo, ntihagire umuntu urukinga. Haleluya. Bazaguhanura bavuga yuko wasambanye n'inda wazikuyemo, ariko niba ari Imana yavuze izatanga ingabo, ariko ijambo Imana yavuze kuri wowe rizasohora. Nasohotse ninjiye njabiriye, sohoka ndi umugeni, muhunga mfashe mu maboko kuko n'ubwoba buba burimo. Ni wari warangura utwo dukweto dufunze twiza, fata akaboko njyana mu modoka. Mana ari maze iminsi mbwira ngo ngiye kugukorera akantu keza, abazakabona bizatuma izina bazubaha izina ryanjye. Tugeze ahantu twari tugiye gusezeranira, ubwo se ngira ngo n'urukiko twandikishije na sheri wanjye yari cyo ndagahiri, nawe yari uwo yari yarakuyeho, ntabwo yari azi kwase. Yemewe ejo bundi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2022. Ubu turacyafite ihungabana kuko ntibaranadusura. Turatse nibo baje cyangwa turacyategereje. Rero kubyara 5 nta muntu uguhemba kandi bahari. Nibyemera bazaza, wibahata. Nibyemera igihe cyawe cyo kuza kwawe nikigera bazaza. Nubakuru atari cyo gihe bazakuzanira amakuba, ariko nibasira mu gihe nawe uzateta. Ibintu ni byinshi ntabwo nabivuga. Amen. Nageze mu rukiko nsanga ni hahandi nyakubahwa yaratanze imbabazi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 5. Simwe mwavuze ngo tujye dushima ibintu bifite amatariki se. Bibiri n'icyenda niho nyakubahwa yatanze imbabazi bwa mbere z'aba bantu bari babana barasazanye, abahuriye mu kabari bakahita bakundana bagahita bakomerezaho. Niho bari bagiye gusezerana. Nta nari kubona njya kwaka attestation de naissance, sheri wanjye ntaho yari afite. Iyo Kagame adatanga imbabazi isungumba ndi hehe? Mujya mushima Imana kuko ubuyobozi bwose bujyaho Uwiteka yagize gute, yavivuye, kandi gashyiraho abantu bazatura bakadukorera ku bikomere, natwe tukaryama tugahumeka tukagira agaciro. Urebye iyi mpeta n'isa n'ibisasa shize ku isoko nangahe se? Wabibonye? Haleluya. Isaha n'impeta ni muri bijuteri, ntabwo apfa kubikura ahantu hafi aha. Kuba twararaye mu biraro twaraco kururita tagira umwotsi na muke yo gucika, kuko umusonga mugomba kusangira muri shene y'abana nka 15. Wese agashaka ikinya kuko nicyo kiri igiti cyo mu biraro. Iyo strenge zamaze kugufata
reba muri kaburimbo ukatubona ni nk'inyanja yakutse, inyenyeri waziye ukatuvuga ati yewe ukajya ugenda gake ngo utazikandagiramo. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ifubika abana barara mu maperiso, imvura yagwa bakabambika ibikote bagashyiramo n'amafurari n'ingofero, ni nayo irebera abana bo mu kiraro ntibarware imisonga. Kandi bakagira mitiweli bakajya kwa muganga mwarwaye inzoka, none ko twaryaga twacakaje twagiye gusyaga muri puberi wabironga Yesu, ahubwo si ibintu byo kuronga biba bihari se. Niyiturina niturwara inzoka, amashereka y'Imana avura bwake. Hagarara mu gihe cyawe wisaze imigeri, uri gutinza Imana yireke, reka bakubone. Ndagira ngo mbabwire utinya uruvugo. Buriya umuntu bavuga bari umusitari, ni n'ikimenyi impamvu bakuvuga ukabimenya ko bakuvuze nuko ukiriho. Abakuvuga umerewe nabi nabo bazakuvuga wishimye kandi bazi kubivuga neza, wivunika. Nageze aho twasezeraniye sanga umugabo ujye mugange yarize wangu, ugeze ahantu bakeneye igifaransa yaba umusemuzi mwiza, ngeze ahantu bavuga icyongereza yagispikinga, ngeze ahantu bavuga uruganda rumanyi narwara ruzi. Haleluya. Arangiza akabasheri wanjye Hakizimana Jean Marie Vianney, wankunze shana bose bankuyeho amaso, kuza kugupima inda bakaza kugusaka inda wangu, nje nambari busa mu badiyakoni 6. Nta mwuka w'Imana ari ibintu byamunyangira, are mutipa kana ni mwiza kuri abakobwa ukagira ngo ngiye sindi umwamikazi kwa Yesu. Gute natwe turi abakobwa ba Kirisitu. Mani nabwira ati vana biyo myembe ugende muri dushu kinge saro, nugaruka isimusiga muri korodoro hari cyo nshaka kubereka. Baje kunsaka inda ngiye ndimo gusenga Imana ngimpe imihango, nari ngiye gushyingirwa ntaragira n'imihango, ndi mu myaka 25. Jewe nabonye imihango habura amezi 3 ngo nkora ubukwe. Iyi Imana irangije nkubita umwana baza kunsakana, none ngo ko ntayitahanye basanga hararenga umunsi umwe baburi gisuperi ngo bahembe umubyeyi wabyaye ifura y'umuhungu. Ni ibintu biraho by'amagambo gusa. Ufite amategeko y'Imana mu mutima akayitondera, uwo niwe ukunda Imana. Kana go akunda Imana unyanga Imana iri muri njyewe se nutankunda Imana urayikunda urayizi se? Hayo wabuze kuramuzana natwe turya, ariko harageza ngo turambaye bikabajabuka namwe bikabarya ngo twambaye ibiziraho mwambara, nimutuze natwe twambare. Mwariyuzanya amazani muri n'ibintu byitwa bibi, ari ibintu biracyabahora abiriyeho rimwe tubisyaze muri puberi y'abakire, ibintu bita porridge wabo. Ariko hari genzi isasanura njye muri alimentation nyigure nyitekere numve. Twari uturyo tw'abana rukuntu abakozi banyu mu bafata nabi bakanabimena ko abarana bihaza. Igihe mwaryaga neza mumeze neza buryoshye, twari turi muri puberi babye nidushaka tuzabyibuhe no gutambuka bajye basunika. Ko natwajye twananutse turu bakajya bavuga ngo twariye amashashi, bandi bakambwira ngo narwaye sida bansambanije muri jenoside, abandi bakanyita umuzimu, abandi bakavuga ko nonjoroka nk'uruvu. Ariko uyu munsi ndi mama mbyaye ingabo, uyu munsi ndi mama nyina wabeza, uyu munsi ndi mama kamikazi, uyu munsi ndi mama ingabo y'isonga, uyu munsi ndi mama nkinzi ingabo Rwema Fred. Haleluya. Reka nyavuge yose kuko ntago byari bimbereye. Musi nahanganye n'umurozi jya kwizingura ari nyogokuru wanjye. Jenoside irangiye yarahungutse arwaye macinya, abana be bamuvaho n'abuzukuru nsigara nijye murwaje. Aha kirukiye yibuka kubona yuko ndi umuzimu wa mama. Bakumbura iseko ya mama akambwira ngo seka. Usetse kanabira. Sikanabi. Haleluya. Naseka ngayiwe. Gurasamye ngo kuzimu kurasama ngo mbona umuzimu wa nyoko. Gusa mukanwa kanje hari mirimbi mama yazamukiramo. Ubu ndeba nabi mu byukuri. Amaso yanjye ni mabi.
ubusudede mu maso anyibona mu muzimu wa mama bwari undi muntu mureba mara ndagira ngo mbabwire ngo ibibazo byose n'amagambo mabi wavuzwe ntazahagarika umugambi w'Imana. Amen. Haleluya. Imvura yakunyagiye n'ibyondo watabamyemo n'inzara yakwishe n'inkona wari byose Yesu yabishyize ku gipimo. Azakwishyura kireho n'indishyi z'akababaro. Ihanganire mu gihe azagusanga mu gihe agutereke mu gihe. Imana ibahumugishe. Twahasanze umunyamakuru wa televiziyo Rwanda yariganye na sheri wanjye hagati nawe waje gusezerana hano ati kugira ngo Imana inkorera akakoryosha fasha kwica abazimu yarabazonze wa mwakuyanganye ko Imana ijye gusanga ahantu n'amakoma yo kubyiniraho bayasashe igahita ibatunguza umucyo katabacemererwa wese ukatugenda wumva ari sawa. Icyo gihe Imana yaje uhumeka wumva n'umwuka nta kiwutega. Neyo uryamye wumva uryamye muri position normal. Neyo ugende we wumva uri relax, wumva uri to fly. Imana mwe kuyiryarya nimuyikomezeho ahandi hose haranyerera. Ubwo kamera zose zafashwe bayerekezaga kuri Mukantwari Vestine afashe idarapo arimo kurahira, bakongera bakamufirima umuganda arimo arasinya, bakongera bakayisumbinga Mukantwari arimo gusinya. Haleluya. Ubwo bakajya mbwira ngo mwenyamo n'iminsi bike nkagutabara nkagukura ku musongo uriho. Mana ijye baha abagabo babahakeye naho waba ari inkubiswe nta nasenye safite mu mufuka ikakubwira I love you. Nabyo byicuramisha umuzimu. Baramfotora sha nanjye ndataha zamukunda mpaka icyampa imirimo Imana yakoreye muri njyewe Satani ntazabitesha agaciro. Bwira Imana ko bizimfatira abazimu ibaherane n'ahatarahure Imana izahabwiza. Imana niguhumugisha. Nuko amakuru yaranze icyo cyumweru Mukantwari ari kuri hit na yasoje umwaka nagarutseho. Amen. Babandi bahahandi bavugaga ngo ndimboba ndibandi bavuga ngo mukanya barantwara ngo barantera inda. Ndajya ngo mbabwire ngo ikigerageza umwanzi wawe wakwicajemo aka kanya. Haleluya. Amen. Harimo uburinzi bw'Imana. Ese ubundi iyo batajya kunzinga ngo n'amaraso yanjye bagira ibyo kurya by'abazimu, iyo njya kujya mu mihango ndi mwiteme nari gukoresha ikiburiyara byagombaga kuzira mu gihe Imana izaguhereza ibyo ukeneye mu gihe cyawe kugira ngo utanapfa n'ubusa. Ndashimira Imana. Imana ni umubyeyi. Reka mvuga aya mazina y'abahungu banjye n'abakobwa banjye bone basengere kandi mugire kwizera mu izina rya Yesu. Tubohoze umugisha wacu kandi Imana muyikunde bitari by'urumamo, musenge bitari by'umuhango. Imana iriho, iravuga, irakora kandi ikomeje akazi, komeje gutabara abera. Mumenye ngo Imana ntizicarana n'inkozi z'ibibi. Mumenye Imana ngo izahora. Mumenye ko Imana itanegurizwa izuru kandi ijambo yavuze ntirikurwaho n'ibihe kuko idahinduka. Izira mu gihe igakorera mu gihe. Imana ibaha umugisha. Fura yanjye yitwa Mbyayingabo Obedi Titi. Obedi ni umuhungu wo kwande kwa Rusi mwatindanye na nyirabukwe. Akamikazi keza Kesia uko guhiga abandi mubwiza ubwo ninde se? Kwa Kibamba ni njubahika. Kobwa waje mu mahirwe ya kabiri kwa Yobu. Ukobwa wa gatatu wanjye yitwa nyina wabeza Teta Shaserine, Teta mugore wanjye. Muhungu wanjye bakana kitwe Ingabo y'Isonga Jesa Promise. Mbyayingabo nananirwe Ingabo y'Isonga azagoboka. Ibihe nibigutenguha Imana izakuramira. Muhererezi wanjye yitwa Nkinzi Ngabo Rwema Fred. Imana idukingiye nta mubisha kandi ugomba kwema kuko Imana iguhaye kwema. Barwema mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye mu izina rya Kristo Yesu. Kuvuga iby'imbaraga zawe ntibintera isoni ngo njya mbihaga.
mwanya umbana muto, ariko igihumuriza umutima wanjye ni uko umunsi wanjyanye iwawe mu ijuru tuzagira igitaramo, tuzavuga kugira neza kwawe, tuzagushima nawe uzatwirata. Birakwiriye ko tugushima mu nzira zose duciyemo kuko twabonye ineza yawe. Hari abantu bazi ngo kunywa amazi nta gashya kabirimo, ariko abayanywa bayaciye muri sonde nibo bavuga kugira neza kwawe no kunywa amazi aciye mu muhogo ubwiza bwabyo. Turagushimye ko waduhaye ubuzima buzima, turagushimye ko watuvanye mu maboko y'abazimu ukatwuzuza umwuka wera.